Ntukishuke ko urusha abandi ubwenge, kuko aho wigiye siho bigiye. Ibyakwigishije si byo byabigishije. Hari ubwenge bafite karemano, nawe hari ubwenge ufite. Mu byo wakora byose, gerageza kwicisha bugufi, ntiwishyire hejuru. Kuko umunsi uzaba wishyize hejuru, bikamenyekana, abantu bose bazagushira hasi. Kuko ntabwo ubarusha ubwenge, ntubarusha gutekereza. Nyabuneka mu byo uzagerageza byose, gerageza gufata mugenzi wawe nk'umunyembaraga, nawe azagufata nk'umunyembaraga. Wa muntu we ucitse intege utenteburitse, wikwiheba yuko ngo ntabwo ushoboye. Mu by'ukuri ibyo byaguciye intege, aho niho ufitiye imbaraga ho kuzamukira, ukazamuka ukagera ku cyo ushaka kugeraho. Wikwibwira ko byakurangiranye, wacitse intege, watenteburitse. Hanyuma y'ibyo byose hari Imana. Imana yo yonyine niyo ishobora kugufasha ikakugeza kuri buri kimwe, ikagusindagiza aho abantu bananiwe, ikakugeza aho ugomba kugera. Wewe uri kureba ino video, wigenda udakoze subscribe, share na comment. Ese koko ibyo nkubwiye ni ukuri? Urabyemera? Wemeranya nanje? Gerageza ugerageze buri kimwe cyose, urebe ko byibuze hari aho wagera. Mu myaka myinshi ishize nibwo abantu bahuye n'ikibazo gikomeye cy'icyorezo COVID-19. Ese twabyitwayemo gute? Uburyo wabyitwayemo uhura n'icyo kibazo, waba uzi ibyo kurya, waba uzi imodoka y'itike, waba uzi buri kimwe cyose, kuja hanze ari ingorabahizi. Kuri uyu munsi kuki uhuye n'ikindi kibazo kikaguhangayikisha? Uburyo wakemuyemo kiriya ni nabwo wakemuramo n'ikindi. Ndabakunda, murakoze.